separasa bari buze koko kubona byose n'imihanagure kandi unabizi bagiye gutangira kuza bakirana bagwira no gukora none ari impamwe baza kandi ndabizi baraza bafite ibirungo ibyo biryoshye rero kwirinda bigenda ari ibya mbere muri Canada nta handi wabibona uburyohe ubwiza kirahacyorera iki unegeranye usenda none maze ubundi nyabakuremo ko mbakoze nta n'umwe urabaho uteka indazi imbere umugeni baza umuntu utararya indazi byaha abatararya capati byaha niho hazarya ko abantu baragorwa ariko bagoweho ni benshi ndibaza pewe ntakunda ariko akomeze yiteho nta kibazo bakatira uduseriviyete bagenda ari benshi bayi serivisi nziza gusa ino yihuse kandi nta ikintu cya mbere igitego cya mbere ikintu cya mbere nzi neza ni uko ahangaha ariho bashira umurongo umuntu uza aryohewe ajyana ibyo nta kwirwa yavuga ngo ndekera byose nta kimwe kinahari kabisa wicaye wenda umwana ugatega tumwekize sebora ibintu byawe byose ari umuti birazwi nta muntu n'umwe ugira ikirayi kiryoshye nk'icyanjye muri iyi si uburyo capati icyo ushaka wenda byose birahari ubaye urahabw'ijana we ubu urahabw'ijana baze n'umuntu uwo birinde reka ngoye inshuti yanjye reka ngoye kabisa ibiri mu rusenda bitari mu rusenda ibiri mu rusenda ibiri mu rusenda cyangwa bitari mu rusenda ibiri mu rusenda ibiri mu rusenda ijana none niba udakuye nawe mana nta kindi ufata se n'abafata nyuma reka mbanze ibyo tubona uryohewe cyane ibi bintu njye ntabwo njya mbikunda ndabipfana aho ngaho nta kibazo ariko hariya wakoce muri kandagira ukarabe ubundi bavuga ko tugomba kwirinda korona tukaraba amazi n'ayandi yari yaje wakanye nta kibazo uryohewe cyane ubundi hano imbere ibintu byiza byinshi cyane amandazi capati ibiraha amagi noneho rero mu minsi iri imbere maze muzaba mfite iki bafitiye akarusho guhanga yewe nanatangiye bakora n'umureti ariko mu minsi mikeya ndabazana na sekero zose ahantu wazibona niba ari gusa mu Bufaransa no mu Rwanda nta n'umwe ukora hano harabanitseho wazina cyane nini kandi bwiza kandi burayi honyine niyo wabona iyo keke ngiye kuzana ariko uracyumva nta muntu usibye ngo ye kuza avuga ko yari ikiranya cyo muri Canada kabisa ubundi ewa haba serivisi nziza inoze yewe kirazira aha se washira umuntu urakwiye ko ngo ufite ibintu biryoshye byiza ufite abandi bakiriya ufite byinshi byiza ariko ntabwo ari ibyumba ni ibyo abakiriya uri umukiriya wamaze ibyo wasabye niba udahaza ntabwo ari washira umuntu umagenda amafaranga yawe ni ayawe nanjye ufite abakiriya banjye ibyo wishyuye ugenda yewe niko nkora ntabwo
izuba rimeze nabi cyane ariko numva inzara inyishera wajya gufata akantu kwa Nyundo buriya izuba we ajya gufata akantu kwa Nyundo Chandaku. Nyundo ariyora Yo, salama. Karibu pia. Hari byose no kubimana. bigafata ikira Yawa, kona gusa. Akira tangiye ko. Hari byose. Amandazi, chapati, hari aha. Yawa. Sinore capatira Hari n'icyayi. azanutura zanutura Uturi musenda tutari musenda. zanuturi n'urusenda nabi Uturi musenda. Okay. Jangahe. kirabo y'ijana nabi Yeshana. akakiborere ntacyo inzara nani Masuk melarut dan dapat kali ini ya, musa. Melarut dan enak kalau mau pakai. Ada boleh cuma. bishoboka bisa Ya, ini bicara. No, boleh. Ini enggak serius di mana. Ini jalan dulu. Aha, niba ni Paris, sana mu Rwanda. Nta bindi nkora nkurengere cye. yaje byumve na Ubwo uraje ryoherwa rero utangira uvuye ngo bakongera. Ntabwo nkongera, wanjye bariho bongereza. sambusa kari salade Nakubwiye ngo ikiraha cyane niyo umuntu atezeho ugutwi gusa aracyumva kiryoshye bitarabaho abantu barabeshya ni ikiraha ariko aracyumva rero intazi ibyo rero barabeshesha ntabwo hano ari washira umuguru gute se uzagaruka mfite abandi bakiranganira afite nanjye nanzaniye abakiriya ntabwo nshaka gutora ufite cyane amafaranga weganira aho mwana bose ndabizi abantu ubu ngubu mwarakoze naza na capati nabi capati wahisemo ibiraha ufite wino n'ibyo niba ushaka ubundi njyewe akakubwira n'abatelefone icyo ushaka gihurira rimwe ukajyana ntabwo nabaconje ure kurya ibibazo jamani hano ntabwo ari washirira umuntu uba n'inzara yabo barakubeshesha kisi ucuruza ibintu cyangwa se kubera iki njyewe naje gucuruza ariko ntabwo naje gucururiza umuntu naje gucururiza abakiriya bagira ngo bagira ngo bacure baraza barya ikibo ushonje uzana usonza kwawe shana ntabwo rero bashirira inzara agenda ibyo se ni ibyo ushaka kuzana hano ibidazi cyangwa izindi sambusa birangiye umva bino hano ubisabira rimwe kabiri ariko ushaka kwiyongera kuko wumvise uburyohe ugashaka kuko nyishyura urugendo wanze ko nori biri none se ubundi ni mpamvu umuntu bariza abantu genda ukaba ubwo rero urashaka kuzana ukarya yajyana inzara abandi ngo inzara yawe ntabwo hano bayishira genda ujya gushirira hano umurenge wanyu uragira ngo urebe abandi bazabura icyo mbaha hejuru yo gufata byinshi genda baha byiza biryoshye bagashaka gushirira inzara aha ngaha neza bazajya bayishirira iwabo hano ntabwo ariho kwa ntabwo turi pamwe tumara inzara y'abashoboki bose
igihe tipuri hano hirya usigaye ukora ubuntu bw'uburaha imigati amandazi n'ubwo nkajya gukora na keke bita nyundo uramuzira ndakireba cyakinyishe ejo bundi mwana yari akwije ute gusa uriya mutipe nini niga numvishe ngo iyo uguze ibintu by'ijana ngo ugashaka kwiyongeza ntibyemewe ugurira rimwe ubundi n'ibyo ngibyo curuza nk'utabishaka ikibazo azabyirira se buriya ariko nabonye nta ribi ibyo mwana uriya Salama ya Gigi. Salama Titi. Salama wewe. Salama Titi. Salama Gigi. Mbona wifunze? Aritana kigiye kongeramo mu kanya nyine giye kugira. Cyane akumya. Uri twebwe tuzira ikima. Gute? Man, ndiri kamubwira. Ari umuti hano hirya bitanga. Akora uturatwi. No umuti kandi none cyane ntabwo cyakose. Nazo ni cyakose. Urashaka gusohokana icyana? Nshaka gusohokana icyana kandi nakata indihote. kuriya mwana hariya hari umutipe bita Nyundo. Hariya yamukorera imiti mwana. ariko ngo yarabita Nyundo Yaranyishize Nyundo yamushije. ko bamwise Nyundo ari mukwiye Genda wowe gusa nimba ugiye gusohokana icyana. ariko ntago nicyo nshaka ntabwo nshaka kwaka niba ushaka kujya kurira mutipe sibyo wowe ushaka ibintu bya menshi waka utuntu tw'amashyi ntabwo ajya yongera niba uguze iby'ijana ibyo nyine ni ibitahira nta bindi ajya arenzaho iyo ugiye ndumva ari umani yagukorera dawe ahubwo wowe fata gutya nawe ujya kureba icyana cyawe turi kumwe wacu ndumva ari samana aho hantu ntabwo yanakose utuntu tw'udutiri tuzasubira aragukora da aragukorera hari abantu biga kariya kantu bavuze ni sawa ahubwo reka n'imiti njya no kwireba n'inama yanjye nayo nayikumva ikoso yanjye kikambwiramo ryarira n'umwana ikibazo cyiwe ariko barabona ibyo biri bibambwiye si byo kumanza umuhamagara wait again Oh man. Allo honey, bite. Waje? Wow. Uri hehe se? hello none yego be nahageze yoke None se hani uri hehe? Sha nanjye nari mutegereje. Nze mpagusanga. njyane munsi y'iwanyu gato niho mpagaze ku muhanda iyo wabangu Okay, reka nze mpagusanga nta kibazo. Oh, honey, bite. Honey, bite. Umeze ute se? Nari ngukumbuye cyane cyane. cyane Honey, umeze neza. cyane meze neza cyane Nanjye meze neza. nari mukumbuye sinzi ukuntu nayivuga Nanjye meze. Nashahanye ndahari ahubwo wowe usinze ahantu usigaye ubumva uretse urica amande cyane umva ni ukuri ntari kwica amahanga ndabyemera urabyemera kwica ndabyemera amande ni ukuri kw'Imana nta kibazo utandakaye
sambusa nawe urahita mubagarira iyo amenurwa na ntabwicara nta kibazo rwose oya hano ntabwo nje gusenga ubundi reka babwire hano haba serivisi nziza si 400 si menshi ra reka mvuge 200 atayanjya yose nawe wabyumva nyine nk'uwikore nta kibazo rwose nizere ko mwaje kwikandagira ukarabe n'agaseriviyete ngaka ubundi muryoherwa ariko mwafata n'agaseriviyete kuko ni byiza wapfa kuba umuyaga wahushye kandi batugana amabwiriza ko tugomba kuyakurikiza natwe amabwiriza turayazi twaje tuyazi muryoherwa ahubwo muryoherwa kamugarikira akarido hano hatagira umushungirizi ubareba kiriya kigiye kubukura ariko nanjye nta wundi muntu ukirenzaho bon appétit isambuza n'angazi nabyo ari bisi yo ku butwari mu iraryoshye icyanga iryoshye kuko isambuza urakivuga hanze nta handi wakibuye isambuza uretse ahahuye ku isi honyine ikintu kuri sambusa ziraryoshye cyane twe turakora abandi bakiga mujyana asishiri basi nta n'icyayi shiri ngenda umva nshaka n'icyayi hari ikibazo icyayi ino muti biko mwatangiye kunkorera umuti hano ntabwo wamenye ukuntu hano dukora hano uhabwa ibyo wafashe ukagenda kuko dukorera abakiriya ntidukorera umukiriya none ubitekereje hano mwe niba mubitekereje hano rero mugende musubire muzaze muzi gahunda kuko hano njyewe mbikiriye ubwa mbere nkaguhera rimwe iyo ushatse kuyirya ukazana umururumba hano ntabwo uri buhage ntabwo hano ariho bashira umururumba iwanyu muri ho muzashira umururumba niyo n'umuntu uzabyitwarira uyu muntu si iyo serivisi watubwiraga oya yemba haneza si biryoshye ushinzwe ko isambusa riraryoshye kuba biryoshye biraryoshye byose niba nagira ngo ngewe ubebi wanjye ngewe umwongere twirire k'amafaranga kimwe byari ene nabizi yaryohera nawe uryoherwa ubwo urashaka gushira umururumba hano kandi hano ntabwo twitwara ntabwo tumara inzara ababyeyi bashoboje bose kuko hano wakiriye urabona bino bintu ntabwo kure wowe wenyine kure n'abandi gusa bibaye neza gusa wihangane tutana uruhanya tutangiye tukabwira nta kibazo wowe wishyura umaze gufata mwishyure mwigende nta kibazo shiri usiko wagira ngo uriya muntu ntabwo yaje gucuruza si amafaranga yacu uri gutongana n'uyu muntu genda umwishyure amafaranga saa yacu genda umwishyure ayo twakoresheje ubundi twigire n'ahandi nta kibazo ndabigenza arimo wakabyanga Thank you.
nyina abana nibo bashinzwe umuntu nubwo uri idage nkoreye umuti kazi ari niyo ntabera kagari nayo Kora subscribe na share.